batahanaga iki igisubizo. None ayo mwita amateraniro yere uyu munsi wa none dore ikiyagize mu rwego rw'amadini. Iyo tugeze ku mwanya ukunze gukoreshwa ng'umuhango mu dini, ngo abarwayi, abafite ibibazo muhaguruke tubasengere. Yego. Urusengero hafi ya rwose uko rwakabaye rurahagurutse. Yego. None ikibazo ni kimwe, nubasengera nawe kenshi abayirwariye nawe akaburagwa agahaguruka agiye kubasengera ariko nawe arwaye. Yego. Ariko ni sawa da. Mumbabarire ko ariko biranababaje rwose kubera ko guseka nivyo twavuze ndanaho twe byanditswe ko twarya umuntu ngo turye inyama ze n'amaraso ye, ngo nyuma yaho ngo batangira kugenda urusoro ngo bamushiraho kugeza ubwo hasigaye 70 muri 70 nabo ntabwo bagarukiyeho. Ahubwo yabajije Petero ati se namwe murashaka kugenda? Petero aramusubiza ngo twakuvuye tukajya kurinde kandi ari ufite amagambo meza y'ubugingo. Kandi ufite amagambo y'ubugingo. Urakoze cyane. Hari guhereza yandi magambo Petero ashobora kuba yaragize ishurirwa nubwo abandi bagendaga, ariko aza guhishurirwa yuko Yesu ari ufite amagambo meza y'ubugingo. Mu yandi magambo yashuriwe ko Yesu ari we wenyine ufite ubushobozi bwo gutunga ubugingo. Mbega muri makeya ndabwo Petero ari yishurirwa yagize, ahubwo ni umwuka w'Imana wamujeho. Nawe siwe. Nawe yego nyine. None se ndi tuzamusanga aho yamwihakanye ikiboko cashushe. Yesu ngo Yesu arabimubwiye. Yesu ari umuhanuzi. No ndashaka dongo reka so mwihangane gato mu ndega amatwi. Hari ibibazo byinshi mutari kubonera igisubizo kubera ko biri kuza ari byinshi, tugasa nabimutse tukajya mu kibazo kindi bitewe nuko reka dufate urugero. Ndimo byinshi numvaga nshaka kukubaza. Yego ngaho muri kujya kure hano nashakaga ko nari nabwiye abantu badukurikiye teme y'iri jambo n'ubuntu. Nashaka kusobanurira wenda abantu ubuntu mu minota mikeya. Anga Abaroma nibwo ndi gushaka kwinjira mu cy'Abaroma mu bice 6 here ku murongo wa 6. Nashaka kwasobanurira abantu aha niho ndabwo nagiye kure y'ubuntu. Yes. Wewe ndabwo uri kubyumva neza. Ndabwo nagiye kure y'ubuntu. Njatse kubereka none ko na Petero nawe atahishuriwe ari ubuntu bwa bundi turagushaho. Yego. Kuko icya mbere ni kimwe, Bibiri tubwira ngo Yesu niwe wagiye kumushaka aramubwira ngo ngurikira za kugira umurobyi w'abantu. Ninde wagiye gushaka undi ari Yesu na Petero? Ni Yesu. None se nyine Yesu urabisobanukiwe? Ndabwo Petero yahishuriwe, ahubwo Yesu we yashatse ko Petero abindumwa. Dongo nukuvuga ngo umwuka w'Imana ni ukuzaho. Ndabwo weho uza mu mwuka w'Imana. Ariyo yamvugo abantu bakoresha itari ukuri ngo nagiye mu mwuka. Oya wabeshe, ahubwo umwuka yakujeho. Nikindumwa ze n'abahanuzi bavuga umwuka w'Iteka wanjeho. Nuko umwuka w'Imana anzaho nja mwiyerekwa. Bataje bakoresha inyitiri kuvuga ngo nagiye mu mwuka. Oya nagiye mu mwuka, ahubwo umwuka w'Imana anzaho wanjeho. Nja mwiyerekwa. Yes. Niko Bibiliya ivuga. Nukuvuga rero ngo muri 12 ng'indumwa za Yesu, Petero yari mubo Yesu yishimiye gushira muri uwo mwanya wo kuzwaho w'umwuka w'Imana kumuzaho. Yego. Rwana Petero muri 12 umwuka ndabyibuka ngo na Yesu amaze kugenda ngo Petero nawe baye mu bambere wo guhamya ku munsi wa Pentecoste ngo ntabwo twasinze nguko mwe mu bitekereza ahubwo ngo ni ibyahanuwe n'umuhanuzi wari warabihanuye ngo kera witwaga Yoweli. Yego. Yes, Imana igumugisha. Yego. Noneho nashaka kugira nyine ngo noneho dukoreke tunagaruke dongo nasanye n'urugusasira kira kibazo mwambajije rebana n'ubuntu. Noneho nje ndi gusubiza mwene data wabazaga ati ese mu madini waciyemo ndabakozi b'Imana runaka wasanzemo? Namusubije mu jambo rigufi ngo
abantu bakurikiraga Yesu bitewe nuko yabakizaga iki? Indwara, inzara n'ibindi n'ibindi bagahaga. Yego. Noneho kugira ngo uze kubifata neza ariko mu mvugo ngufi cyane ndashaka kwinjiramo ndende, ngewe nakurikiranye ibyo indumwa n'abahanuzi bakoze, nsanga bifitanye isano n'ibyo Yesu yakoraga. Kuko ibyanditswe biratubwira ngo Yesu yagenda agirira neza abo Satani atwaje iki? Igitugu. Yes. Icyambere yageze kwa Yayiro, umukobwa we yapfuye, abantu bari batangiye ikiriyo, abari ugihagarika cyane. Kwa Barazaro iminsi 4 amaze mu gituro, aramusanzamura bari kurira, aramuzura, ndawe bitayeho. Agezeyo amagambo arahinduka, turi kujyana. Ageze mu yandi magambo, aho Yesu yageze ahindura ibintu. Okay. Ahindura amagambo. Yego. Hallelujah. Ndashima Imana mu by'ukuri n'abadukurikiye biyometanye na Yesu, begere Yesu, bahamagare Yesu abasure, kuko nagera iwabo hari imvugo zizahindura. Ndongo reka ngufashe kugira ngo ibyo ushaka kumenya neza ku buryo bwimbitse ubimenye. Akazi ka Yesu muri wowe nukugira neza, kugira ibyo ahindura, nukugira neza, bifatiremo byose. Yes, tous. Nukugira neza niko kazi ka Yesu muri wowe. Akazi ka Yesu muri njyewe nukugira neza, nicyo kizamumenyekanisha kwari muri njyewe. Mu by'ukuri akazi ke nukugira neza. Yego, ziko Bibiliya yanditse akoresheje njyewe uwo yitoranirije. Aho ndafashe. Niyo mpamvu haboneka ijambo riri kuvuga ngo abambanjirije n'abajura n'abanyazi sinje wabatumye. Impamvu bahinduka ko ari abajura n'abanyazi nuko bakora ibitandukanye n'ibyo sebuja akora cyangwa yakoraga. Nicyo kitumenyesha abahanuzi ba Bayali cyangwa abahanuzi b'ibinyoma n'abitumye, nuko baba bari gukora ibinyuranye n'ibyo sebuja yakoraga. Yego. Icyo muracumvije neza. Abo baragwiriye. Noneho rero igituma noneho cya kibazo wambajije ngo nyuma yaho ukavayo bite, nuko Bibiliya ihakana abo ngabo nagiye mbona mu madini. Noneho ngasanga igihe cyanjye naragikoresheje nabi, biba ngombwa noneho kumfata umugambi wo kwisomera Bibiliya kugira ngo mbashe gusobanukirwa umugambi w'Imana nuwuhe. Ariko mze ndaguciye muri rindi jambo, hari akantu nashakaga kukubaza. Ubutumwa twahuye ng'abakozi b'Imana, dusanzwe tuziranye tuganira ku jambo ry'Imana, duhugurana ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Kandi Esaya, umuhanuzi Esaya yavuze ngo ndukirengagize guterana kwera. Ko ari jambo nasubiye muri Esaya ngo girira bose neza, ngo cyane cyane abo mu nzu y'iki y'Imana. Esaya yarabivuze cyane, arongera aravuga ngo ndukirengagize na bene wanyu. Komeza. Ashiraho no guterana kwera. Ariko hari ijambo rumbwiye ngo buno ngo nicyo cyatumye wihitiramo gusoma no gukomeza kwiga ijambo ry'iki ry'Imana. Esahari nde waba urirengagije guterana kwera, amaterano yera kandi Bibiliya tubwira yemewe. Okay, nakoze cyane. Ikibazo cyiza cyane. Amateraniro yera abantu barayitiranya, kuko Esaya wavuze, niba ndibeshe ni mu gice cya mbere cya Esaya habonekamo amagambo Imana ivuga ngo iyo muje mu rugo rwanjye ninde wababwiye kuza kundibatira urugo. Hariho abaruri bata. Nose yo materaniro, nose amateraniro, nose urugo rw'Imana niki? Si urusengero. Yego. None ninde wababwiye kujya kundibatira urugo? None ayo niyo materaniro mwita yera? Mu gihe umwami w'abami Yesu Kristo nawe ayagaya. None se amateraniro yera wowe wemera nayaye? Okay. Amateraniro yera dore ikiyaranga. Amateraniro arimo kwera, abayajyemo tunaragaruka kuri rya jambo bafite ikibazo batahanaga iki igisubizo. None ayo mwita amateraniro yere uyu munsi wa none dore ikiyagize. Mu rwego rw'amadini
iyo tugeze ku mwanya ukunze gukoreshwa nk'umuhango mu dini, ngo abarwayi, abafite ibibazo muhaguruke tubasengere. yego, Urusengero hafi ya rwose uko rwakabaye rurahagurutse. yego. None ikibazo ni kimwe, nubasengera nawe kenshi aba yirwariye, nawe akabura agahaguruka agiye kubasengera, ariko nawe arwaye. Yego, ariko ni sawa da. Mumbabarire ko ariko biranababaje rwose, kubera ko oya guseka nibyo twavuze, hari ijambo twaganiye. Yesu yabwiye abafarisayo babazaga abigishwa be ngo kubera iki arimo yicaranye n'abanyabyaha akanatinyuka no gusangira nabo, arabasubiza ngo abarwayi nibo bakenera abazima, abazima sibo bakenera abarwayi. Ndetse hari ahandi Yesu yakoresheje imvugo iri kuvuga ngo mbese impumyi yarandata indi mpumyi zombi ndizigwe mu rwobo, zose sizagwa mu rwobo. none nanjye kambabaze bene data, umuntu yaguye mu rwobo, nturi mu rwobo nawe niwe uramukuramo? Ibyo birashoboka? Njyewe nguye mu rwobo, nawe ururimo, njyewe nawe urakuramo undi ninde? Nuri hejuru y'ubwobo, nuri mu rwobo. Wagukuramo nuri mu rwobo, ariko abari mu rwobo bose baba bafashwe. Uwangura mu rwobo nuri hejuru y'urwobo, ndaga uri mu rwobo. Umvise uko uvuze? None se ubwo kuko uri hejuru y'urwobo yohereza ikamba mu rwobo, akakubwira ngo rifata ukomeze uzamuke, nanjye ngende. Uri hejuru akohereza urwego akarumanura mu cyobo ukazamukiraho. Cyo ni Kinyarwanda cyumvikana. Ariko rero uburwayi ngewe bura nkurikije uko ushatse kuvuga ko nta muntu urwaye wasengera undi murwayi. Uriya nakumvisha. Yes, nibyo. Ariko kurwara, ngewe mbona kurwara ari ubushake bw'Imana. Oya. Ntabwo ari ubushake bw'Imana kurwara. Ubushake bw'Imana rwose. Ntabwo ari ubushake bw'Imana. Kandi Imana riteza uburwayi ikanabukiza. Okay, nababwiye ngo muri kumbereza ibibazo, twakagombye kuganira ikintu ku kindi, bigatuma bimwe mutaza kubyumva neza. Uzagaruka. Nashatse kuvuga impamvu ni yingiye buretse gatoya, kuko nguyo acometsemo ikindi kibazo. Ubu turi mu bintu abantu bazumva bakagendana amatsiko, kuko nda bintu turi kugusha ku busobanuro buhamye ngo runaka yumve bazagendana amatsiko. Ngubu urabajije uti kurwarana ubushake bw'Imana, nanjye ndagusubiza ngo kugira ngo ndagaru ubushake bw'Imana birazwi, kuko Imana niyo idupangira ibintu byose. Impamvu ngo wakaniye, reka aho nashakaga mu rwandiko rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3. Reka tuhasome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3. Nahagere rwa Yohana cyangwa urwandiko rwa mu nzandiko. Nahageze rwose ibice 3. Umutwe w'amagambo uravuga ngo iki? Uburyo umutwe urwo n'urwa mbere. Ibice 3. Ndi muri Yakobo, reka njye muri Yohana, cyangwa Yohana ntawubamo. Abamo. Ibice 3 baravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Dongo ngo tugiye kumva uburyo batandukanye. Yego. Ko bari differa. Ni bari differa. Hari abana b'Imana, hari n'abana bande ba Satani. Ariko twe turabi Imana. Ndubimbaza. Imirimo yacu, imirimo yanyu, imirimo yabari niyigaragaza. Dongo tugiye kureba igitandukira mu ba Satani. Tugiye kureba ibintu bitandukanya abana b'Imana n'abana ba Satani. Tugahita tumenya ngo aba ni aba Satani, aba ni abana b'iki b'Imana. Bikaza guhuriraho rero n'ibyo by'uburyo kurwara. Sibwo se turaza kubibona. Reka tuhasome mbere kangahe? Nushaka uturuke ku murongo wa mbere. Reka duturuke ku murongo wa mbere usome, ningira kubwira ngo hagarara. Reka dusome. Aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye
twitwa abana b'Imana. yego Kandi niko turi, Mhm. nicyo gituma ab'isi batatumenye, yego kuko batayimenye. Eh, Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, yego ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. yego Icyakora ariko icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. yego Kandi ufite ibyo byiringiro muri we Ehe. yiboneze Uko aboneye. nk'uko uwo aboneye. umurongo wa kane Kane. umuntu wese Eh, ukora ibyaha, kane ugatindeho, yego. umuntu wese ukora icyaha Aba agomye, abagomye, kandi kandi icyaha nibwo bugome. yego gatanu Muzi yuko uwo uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. kimurimo. Umuntu wese gatandatu uguma muri we ndakora ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ehe ntiyamubonye, yego kandi ntiyamumenye. yamumenye. karindwi Bana bato, yego ntihakagire yego ubayobya. ehe Ukiranuka niwe niwe mukiranutsi. ukiranuka niwe nk'uko mukiranutsi. uwo ari umukiranutsi. Haleluya. Ukora ibyaha yego ni uwa Satani, ehe kuko uhereye mbere na mbere satani Satani akora ibyaha. yego Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe yerekaniwe ni ibi, yego ni ukugira ngo yego amareho amareho imibabaro imirimo ya Satani. Umuntu wese yego wabyawe n'Imana ndakora ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyakora nicyo kimenyekanisha abana b'Imana. Ku murongo wa 10 asubire icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'aba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. yego 11. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye mbere na mbere, ngo dukundane, tutamera nka Kahini wari uw'umubi, akica murumuna we. garukiraho kuko dushobora kongera kugaruka mu icyo kiganiro cy'iri jambo, ariko ndi kuri rya jambo mbajije ngo mbese bishoboka bite ko umuntu ashobora kurwara atari umugambi w'Imana. Yego. Noneho manza gusasira iryo jambo kugira ngo uze kumva, ndongera ndisasire mu bundi buryo, ariko kuko ndafite